Yesu ashimwe cyane bene data, twaherukanaga kera mu mpera z'umwaka ushize dusengera ibyifuzo bitandukanye, dusengera igihugu, dusengera itorero, dusengera ibyifuzo bitandukanye, indwara, ibibazo, inzara, ubukene n'ibindi byinshi cyane. Twasengeye ibyifuzo byinshi cyane. Ndibuka ko duherukana ku munsi wa 31 w'amasengesho nibwo mperuka kohereza audio. Nararwaye cyane ndaremba, ndwara ya ndwara yadutse yitwa covid, ariko ndashimira Imana ko Imana itemeye ko urugendo rwanjye rurangira. Yari izi ko tuzongera tukabonana, niyo mpamvu rero mutagize n'amahirwe yo kubona ibindi bice byose by'iminsi twari dushigaje yo gusenga, iminsi igera mu 9, ariko turashimira Imana ko yabanye namwe aho mwari muri hose, kandi natwe yabanye natwe. Twari dufite byinshi byo kubabwira, ntabwo ubu ngubu tuje kugira ngo tubivuge ibyo twagomba kubabwira icyo gihe, nubwo wenda twari kwifuza kubibabwira, ariko ntibyadukundiye kubera uburwayi, na nyuma yaho ibihe ntibyadukundira, burya ibihe biha ibindi, ariko turashima Imana. Ari ingaruka n'uburwayi bwaduteye zarakize, ndetse n'umurimo w'Imana tugarukamo, turi kumva tumeze neza. Uyu munsi rero ndagira ngo dusangire intangiriro zo kwitegura Pasika, cyangwa se iminsi 40 yo ibanziriza Pasika, niyo ngira ngo twinjiranemo dusengana, dusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Habwa icyubahiro Uwiteka Imana Nyiringabo, ushyirwe hejuru kubw'ubuntu bwawe, uhimbazwe kuko uduhaye uyu mwanya wo kuganira ijambo ryawe na bene data. Umugisha umuntu wese wakurikiye ibihe byo gusenga twagiranye, umugisha umuntu wese ukurikira ibi bihe byo gusenga tugirana na bene data kuri iyi saha imwe yo gusenga. Umugisha umuntu wese wumva ijambo ryawe akaryumvira, kandi umugisha umuntu wese uguha umwanya, kuko ushaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Nyemerera rero tuyobore mu ijambo ryawe tugiye gusangira iyi minsi yose ibanziriza Pasika, uzayiduheremo umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'uko bisanzwe, aha ni mu mwanya wo gusenga, uje azajya ahasanga amasengesho n'ijambo ry'Imana. Abakunda amasengesho n'ijambo ry'Imana muzafashwa. Ndabizi neza ko hari abantu benshi bakunda amasengesho kandi bakunda ijambo ry'Imana. Aha muzajya muhagira ibihe byiza. Ni urusengero mushobora kugendana, kandi ni ijambo mushobora kumva rikabagirira umumaro. Uyu ni umunsi wa 12 w'amasengesho mu itorero ADEPR, ariko nanone ni umunsi wa 3 w'iminsi 40 ibanziriza Pasika. Ejo bundi kuwa 3 niho iyo minsi yatangiye. Bikaba bifite icyo bivuze mu buzima bw'itorero, cyane cyane abakristo bizihiza Pasika. Pasika icyo bivuze tuzakibona muri ibi bihe byo gusenga, kandi tuzanabona impamvu abakristo basenga ku cyumweru, kuko Pasika yabaye ari ku munsi wa mbere w'icyumweru. Tuzamenya rero impamvu abakristo batakomeje gusenga ku isabato nk'uko mu idini ya Kiyahudi cyangwa mu idini ya Kiyuda byari bimeze, kuko umunsi wa Pasika wabaye ari ku wa mbere w'isabato, akaba ari ku munsi w'umwami. Rero ibyo byatumye itorero n'uyu munsi tugisenga ku munsi w'icyumweru, nubwo hari ababifata uko bishakiye kubera kutamenya amakuru, cyangwa se kubera inyungu zabo bwite zishingiye ku byo bashaka kwemeza abantu. Ariko ni umunsi mwiza, umunsi mukuru ukomeye dukwiye kwitegura. Tukaba tugira ngo rero tubitegure muri iyi minsi 40. Aha rero turi ku munsi wa 3, nkabagira ngo dusangire ijambo rizatuyobora muri iyi minsi yose uko ari 40. Riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ibice 2, guhera ku murongo wa 12 turasoreza ku murongo wa 17. Hanyuma Imana nidufasha tukabona dufite umwanya, turageraho n'umurongo wa 18 dusoza, ndetse wa 19 n'uwa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Aho habanza Yoweli, igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ibice 2, umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 17, haranditse ngo: Uwiteka aravuga ati,
ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha, mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa? Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu, mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga? Bati, Imana yabo iri hehe? Imana yacu tugire neza. Umuhanuzi Yoweri ni umwe mu bahanuzi babayeho mu gihe Isiraheli igice cy'amajyaruguru, ni ukuvuga igice cyari gifite umurwa witwa Samariya, yahanuye mu gihe bari barajyanyweho iminyago n'umwami wa Ashuri. Hanyuma hasigara igice cy'Ibuyuda cyari gifite umurwa mukuru witwa Yerusalemu. Noneho aho ngaho i Buyuda hasigara umuryango wa Benyamini n'umuryango wa Yuda, ndetse n'abatambyi bakoreraga Uwiteka. Yoweri rero aza guhanura, ahanurira abantu bari barajyanyweho iminyago, ni ukuvuga abantu bo mu bwoko bw'indi miryango yose uko ari 10 y'Abisiraheli yari isigaye yarajyanyweho iminyago n'Abashuri. Urumva rero cyari igihe gikomeye, cyari igihe kubana n'Imana mu Bisiraheli byari birimo ikibazo. Efurayimu yari yarivanze n'andi moko, abantu basenga bagakora n'ibyaha, kandi bikabashobokera. Akaba mu rusengero nk'uku rwicayemo, akakoramo imirimo, ariko yanasohoka yajya no hanze agakora n'ibyaha. N'icyo gihe rero cyari igihe kibi, cyari igihe gikomeye, ariko nanone biba ngombwa ko Uwiteka avugana nabo, kandi abaha amasezerano meza y'uko hari igihe kizagera Imana ikabatabara. Mwibuke ko uyu muhanuzi Yoweri ari we wahanuye ko hari igihe Yesu azaza, hakaba ibihe byiza, hakabaho kuzura umwuka wera, hakabaho ububyutse butuma abantu bagarukira Imana. Imana yacu tugire neza. N'umuhanuzi rero wahanuye ibijyanye no kugarura abantu cyane, kuko bari barataye, baravuye mu murongo. Muri iki gihe twitegura Pasika, birakwiye ko umutima w'umukristo wese n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kuwunyumva nubwo ataba umukristo, agarukira Uwiteka. Wenda ushobora no kuba umukristo, witwa umukristo, ariko nawe ubizi neza ko ubukristo bwawe butuzuye. Ni igihe cyo kugarukira Uwiteka. Niyo wenda warekeraho ntukomeze kumva ibi, ugende uzi ngo ni igihe cyo kugarukira Imana, kandi Imana irashaka yuko abantu bayigarukira. Uwiteka rero aravuga ati, nimungarukire n'imitima yanyu yose. Kugaruka cyangwa se guhindukira cyangwa se kwihana ni amagambo ashatse gusobanura kureka ingeso mbi, cyangwa se kureka ibyaha, kureka ikintu cyose kibabaza Imana. Kandi ikintu cyose kibabaza Imana kiri mu bice bigiye bitandukanye ntashaka kugarukaho muri kano kanya, ariko buri ikintu udashaka ko bakugirira wowe, ikintu utifuza ko cyakugirirwa, nawe ntukwiye kukigirira abandi. Ntabwo ari ngombwa ngo bagusobanurire ngo kugambanira umuntu ni bibi, ngo kumuvuga amagambo y'ibinyoma ni bibi. Nawe ubwawe urabizi yuko iyo bakuvuze nabi bikubabaza, ntabwo ari byiza kuvuga nabi abandi. Nawe ubwawe urabizi yuko guhemukirwa bikubabaza. Niba hari umuntu wakwambuye akaba agufitiye amafaranga ataraguha, urabizi ukuntu bikubabaza. Byaba byiza rero nawe utagize uwo wambura, kuko uzi uko bibabaza. Iryo ni ijambo ryoroshye cyane ryo gufasha abantu guhindukira cyangwa se gukiranukira Imana. Hari uburyo rero bubiri. Hari noneho n'ibyo umuntu ahemukira Imana, ariko noneho akaba nta wundi ahemukiye Imana. Umusore wikinisha, nubwo bimugiraho ingaruka ziba zizagaragara mu gihe kizaza, cyangwa se umukobwa aba yihemukiye ariko agahemukira n'Imana. Umugabo ujya gukundana n'undi mugabo kugeza igihe bajya kugira imibonano bakorana
ntazi uko nakwita bidafututse, Imana yacu itugirire neza, uwo nawe aba afite uko yihemukira kandi aba afite n'uko ahemukira Imana. Wenda bishobora kutagira uwo bibangamira nk'uko abantu bakunda kuvuga ngo ni uburenganzira bwabo, ariko Imana yo iba ibabaye kubera ko yaremye umuntu ishaka ko aba, ntabwo ari ko aba abaye. Imana itugirire neza cyane. Imana rero irashaka ko duhindukira, irashaka ko tugaruka. Wenda kuko mvuze ibyo bikomeye, mvuze ubutinganyi, mvuze n'abasigaye bita imbwasheri, basigaye bafite inshuti z'udukoko, akaba arizo nshuti zabo, akaba arizo bakorana ibyo biteye isoni byabo, baba abagore ku bagore, abagabo ku bagabo, abagabo n'inyamaswa, abagore n'inyamaswa, n'ibindi bikomeye nk'ibyo. Wenda watekereza ukaba wati se njyewe ko nta bikomeye nk'ibyo, ariko nawe urabizi ko wasubiye inyuma mu mutima wawe. Ushobora kuba wari usanzwe ufite umutima mwiza ukunda abantu, uyu munsi umutima mwiza ukunda abantu ukaba warawuretse. Ushobora kuba wari ufite umutima mwiza ufasha abantu, ariko kubera amagambo menshi wagiye wumva y'urucantege n'ibindi bintu byinshi byagusubije inyuma, bituma uwo mutima uwureka. Ariko nawe Imana irashaka kuhindukira, irashaka kugaruka ugasubira kuri wa mutima mwiza wahoranye. Ushobora kuba warahoranye ibihe byiza byo gusenga, amasengesho ari menshi, wiyiriza ubusa, ukunda gusenga, ukunda Imana n'abantu bayo, ariko uyu munsi bikaba byaragabanutse. Ushobora kuba warakoreraga Imana utanga amaturo y'uburyo bwose, uzi kumenya abakozi b'Imana, uzi kubambika, uzi kumenya gutanga icyacumi, uzi kumenya gufasha abapfakazi n'imfubyi, uzi gusura abarwayi kwa muganga, uzi gusura abari mu nzu z'imbohe. Ibyo bintu byose ukaba warabiretse. Nawe Imana irashaka ko uhindukira, kubera yuko irashaka gusubira mu mwanya mwiza wahozemo. Imana yacu itugirire neza cyane. Kandi murabizi yuko hariho gucika intege cyane muri ibi bihe no gusubira inyuma. Imana rero itugirire neza, irashaka ko tugaruka, irashaka ko duhindukira, ishaka ko duhindukira. Mu guhindukira rero harimo no kwiyiriza ubusa, harimo no kwemera kwigomwa. Ushobora kwigomwa ifunguro ry'umunsi ukarya rimwe nimugoroba, ushobora kureka ikintu wari ukunze, wari uharaye cyane. Ushobora kuba wari waratangiye gucika intege, waratangiye kuba umusinzi utari usanzwe unywa inzoga. Uyu munsi ushobora gutangira nibura ugafata iminsi 40 ukaba uziretse, ugashaka Uwiteka. hari igihe yaguha imbaraga ukanesha, ukongera ukazagaruka mu mwanya mwiza. Ushobora kuba wenda wavuga uti reka nigomwe wenda ifunguro rya mu gitondo cyangwa se irya saa sita, ariko gira ikintu kigaragaza yuko ushaka kwegerana n'Imana. Nibura wiriza ubusa, nibishaka bibe akantu gato cyane, ariko ako kantu kareka kubera Imana. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Haleluya. Ugira akantu ukora kubera Imana, izina ry'Uwiteka ribone guhabwa icyubahiro. Ntabwo ari ukwiza ubusa gusa ngo bigarukiraho, harimo no kurira, harimo no kuboroga, harimo no kubabazwa n'uko nawe ubwawe wumva ko wanamutse. Ibi ni wowe bireba, ntabwo bireba umuturanyi wawe, ntabwo bireba inshuti yawe, reba wowe unyumva. Wowe witekereza ku bandi, gerageza witekerezeho. Nanjye dufatanye tugerageze twitekerezeho, turebe uko dukwiriye kugaruka. Imana rero irashaka ko tugaruka, ishaka ko duhindukira. Ijambo ryatubwiye ngo imitima yanyu aba ariyo mutanyura cyangwa se aba ariyo mukata. Abisirayeli mu mibereho yabo, iyo babaga bashaka kwerekana ko bababaye cyangwa hari nk'ishyano riguye, umuntu yafataga imyenda ye y'imyitero, urumva ntiyari amakote nk'aya cyangwa amashati, agashishimura, agacagagura, noneho akicara mu ivu akaryitera. Muribuka inshuti za Yobu zasanze ngo yicaye mu ivu, ngo arimo yigaragura mu ivu, ngo ariyo bararyitera. Iyo umuntu yagushije cyane mu Bisirayeli, ni uko babigenza, akabashishimuraga imyenda yabo, bakicara mu ivu bakaryitera, bakitera umukungugu. Noneho Imana irababwira ati reka imyenda yanyu nimuyireke. Ntabwo singishaka ko muyica. Ibyo bintu byo mwereka abantu ngo mwacagaguye imyenda yanyu, mwisize ivu, simbishaka. Ahubwo imitima yanyu niyo nshaka ko noneho mutanyura, niyo nshaka ko mutanyagura. Ndashaka ko mutanyagura imitima yanyu. Nuko rero niko Yoweri yabahanuriye. Natwe rero buriya hari ukuntu twashaka kwerekana ko twasenze, twashaka kwerekana ko turi abantu b'Imana, ariko buriya hari ukundi kuntu Imana nayo ishaka kubirebera. Ishaka kureba mu mitima yacu ko harimo guhindukira. Imitima yacu niyo ishaka ko dutanyura, niyo ishaka ko dukata. Iyo bavuze gutanyura imyenda, nibuka muri iyi minsi ko abashiki bacu basigaye bafite imyenda batanyura bagahera mu itako bakageza ku kirenge. Nyagasani Imana isumba byose iri mu ijuru, iriya myenda muyihora iki? Kuko mwatanyuye imitima, iriya myenda muyihora iki? Noneho no mu mafoto ugasanga mwateze amatako, niyo mwafotoye mwashyize ku karubanda. Nigeze numva umwe mu bantu bajya batuma abantu babakurikira benshi avuga ngo
yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ubwiza ngo abantu babukunda iyo buhishe, aho iyo buri ku gasozi bwambaye ubusa nka kwa kundi njyamo n'amajipo yanyu mwayatanyuye, buriya ntabwo abantu babukunda. Agaseke iyo gapfundikiye nibwo gatera amatsiko, ariko iyo gapfunduye nta matsiko kaba gateye. Imana yacu itugirire neza cyane. Ibintu rero byo gutanyura imyenda yanyu rwose nagaciyemo, biriya bintu mubyihorere, iriya myenda muyihorere iki? Ijipo ni ndende, iragaragara neza, irakubashye, irakwambitse, nyagasani Mana. N'aba bana b'abakobwa bamaze iminsi bari mu myiteguro yo kumurika ubwiza bwabo, nabonye banyaruka bagatanyura, ariko Imana ishimwe nabonye hari n'abadatanyura imyenda, kandi Imana inabaha umugisha. Biriya bintu ntabwo bihura n'umuco, ni ukuri. Biriya bintu byo gutanyura imyenda, cyangwa niba binahura n'umuco nk'uko wenda mushobora kubyibeshya, kubera ko abakera batagiraga amahirwe yo kubona imyambaro ngo bahishe isoni z'ubwambure bwacu. Uyu munsi imyambaro mwarayibonye, bashiki bacu nimwikwize. Biriya bintu ni ukwikoza isoni, nta muderi urimo, nta fiyeri riri mu gutanyura umwenda kugeza kuri kariya kageni. Kari agaciyemo, reka twigarukire ku gutanyura imitima. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, muhindukire Uwiteka Imana yanyu kugira ngo ibagirire impuhwe. Ngiye gukurikizaho cya kane ni uko Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi, irashaka kubabarira, irashaka abantu bayisanga bicishije bugufi kugira ngo ibababarire. Izi mpuhwe ziyirimo, izi mpuhwe yarazitugiriye, ariko n'uyu munsi iracyashaka kuzitugirira. Ikintu cya mbere ngira ngo mbabwire uyu munsi mucyiteho, ni uko Imana ishaka ko tugaruka. Nimugarukire Uwiteka. Muri uko kugarukira Uwiteka, umuntu wese ashaka ukuntu yiriza ubusa. Muri iyi minsi 40, muri iyi minsi yo mbere ya Pasika, umuntu wese ashaka ukuntu yiriza ubusa. Nibyo itorero rya ADEPR ryateguye amasengesho y'iminsi 12, ariko sinzi niba wenda twarabayemo uko bikwiye. Uyu munsi ni umunsi wa 12, ni umunsi wa kabiri ku masengesho y'itorero rusange. N'ejo hari umunsi nanone wo kwiriza ubusa. Nyabureka wiburamo nibura umunsi n'umwe wo kwiriza ubusa kugira ngo ushake Uwiteka. Rira uboroge ibintu bitari byiza umaze kubona, aho kugira ngo bicurange, bigire inkuru, bigire amagambo, ahubwo ririra Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi kugira ngo igire ikintu ikora. Ndabizi hari ibintu bitakunejeje, bimeze nabi mu buzima bwawe, imibereho y'itorero, mu buzima bw'itorero, aho kugira ngo ubivuge cyane, ubicurange, wowe ririra Uwiteka n'icyo Imana ishaka. Nazanywe no kukubwira ikintu Imana ishaka. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma icya kane, Imana yuzuye imbabazi, irashaka kutugirira imbabazi. Aba ngaba bo bari bamerewe nabi n'umwami w'iyo ngiyo, ariko Imana nyir'ijuru n'isi nawe yabasezeranije ko hari ikigiye kumukorera. Imana rero ngo yitangira kuzana ikibi, hari igihe yazatugirira neza. Ngo ninde uzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibahe umugisha, mubone uko mutura Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa, ya maturo yose mutanga mubone uko muyatura. Icyo ni ikintu cya gatanu. Buriya Imana yakwigarura igatanga umugisha, ikemera n'amaturo. Ese wari uzi ko hari igihe Imana iba idashaka n'amaturo? Mwari mubizi? Mwari muzi ko hari igihe Imana iba idakeneye amaturo bitewe n'imitima y'abantu uko imeze? Mwari muzi ko umutima wa Kayini ari wo watumye Imana itemera amaturo ye? Abantu bamwe barababeshya ngo ni uko ngo yatuye ibishyimbo, ngo yatuye ibihingwa, ngo yagombaga gutanga ngo intama. Abandi bakababwira ngo yatuye ngo ibijonjori, ngo yajyanye ibishyimbo ngo bitameze neza. Abandi bakababwira ngo yajyanye bike. Ibyo bintu byose ntabwo ari byo. Ababibabwira bifitanye isano n'irari ryabo bwite n'ibyo baba bashaka kugeraho. Impamvu Imana itemeye amaturo ya Kayini ni uko ingeso ze zari mbi. Impamvu Imana yemeye amaturo ya Abeli ni uko ingeso ze zari nziza. Sinshaka kubitindaho, kubera yuko ndashaka kukumenyesha yuko Imana itita ku ituro kubera ubwinshi, ntabwo iryitaho kubera ubwiza cyangwa ubwoko. Imana yita ku ituro kubera umutima uritanganye. Imana yacu itugirire neza. Ubwo rero nimugarukira Uwiteka, azabaha umugisha kandi yemere n'amaturo yanyu. Hari amaturo menshi abantu bagiye batanga, ariko bayatangana umutima mubi, bituma batabona umugisha. Batanga umutima utagarukiye Imana, bituma batabona umugisha, kandi ari wo bashakaga. Imana yacu itugirire neza. Ngo muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa. Buriya iyi ni impanda ndimo kuvuza. Ubu ndi kuvuza impanda
kugira ngo abantu bagire amateraniro mu ngo, amateraniro mu nsengero, amateraniro y'abana. Dufite umugisha, insengero nyinshi zirafunguye, nimutegeke kwiriza ubusa abantu baterane. Muri iyi minsi ibanziriza Pasika abantu nibaterane. Ndashaka kubwira ku nshuro ya gatandatu abatambyi, aha ngaha ndavuga intumwa, abashumba, abahanuzi, ababigisha nk'uku kwanjye, ababwirizabutumwa nk'uku ariyo mirimo nkora, genda umwigisha nkaba n'umubwirizabutumwa. Ndagira ngo mbabwire ngo mwese uko mwahamagawe mugahabwa izo nshingano, mugahabwa izo mpano, nimutegekere abantu kwiriza ubusa. Bibiliya yavuze ngo abatambyi ngo nibahamagare Uwiteka ngo bari hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro. Imana yacu itugirire neza cyane. Ni ukuvuga ntabwo Imana yarimo ishaka ko bajya ahera cyane. Mbese ubwo urumva ni ka gasopo. Yarababwiye ati ahantu nshaka ko muri buze kurira mukaborogera ni hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro. Abisirayeli bagiraga ahantu basengera hateguye mu buryo burimo ibice bitatu. Hari ahera, hakaba ahera cyane, harangiza hakaba n'aha rubanda. Noneho ahera niho abatambyi bageraga, hakaba n'icyo gicaniro, ariko hakaba n'ahera cyane, ahera cyane aho bajyaga kosereza imibavu. Imana yacu itugire neza. Ubwo rero avuga ngo hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro ni nko kubabwira ati namwe mwabatambyi mwe ntimuri shyashya, ntimukore ikosa ngo muhite mwinjira ahera cyane, mube muretse mubanze mugarukiremo hagati na hagati, mubanze mugarukire mu muryango w'urusengero rwinjira ahera. Ibi bintu nabyo mubyiteho. Apotre, aposo, mushumba, bishopu, muhanuzi, profete, mwigisha, mubwirizabutumwa, niwe mutambyi uri kubwirwa uyu munsi. Waburetse gato ubanze wicishe bugufi utegeke kwiyiriza ubusa, abantu bahindukirira Uwiteka. Waburetse gutangaza imigisha, waburetse gatoya, waburetse guhanura, waburetse gatoya ubanze uhamagara Uwiteka ngo ahari Imana nyir'ijuru n'isi ngo yazigarura, ngo igatuma tutahinyurwa mu banyamahanga, kubera ko barimo baravuga bati ko abantu basenga bari kudushinyagura, bafite ko abantu basenga ko badasengera abantu bo mu Burayi ngo Imana ihagarike intambara, abantu basenga ko badasenga ngo igiciro cy'isukari kimanuke, abantu basenga bareta Imana yanyiriye. Mbese ntabwo tworohewe, mureze twegera Imana, kuko abantu bari kuvuga ati Imana yanyiriye, ko ibintu birimo bigenda bishaka kuducikana kandi muvuga ngo mufite Imana. Muze twegera Uwiteka. Ni igihe cyo kwegera Uwiteka, ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gusenga. Ntabwo ari igihe cyo gukurura inzangano, ntabwo ari igihe cyo gukurura inzika, ntabwo ari igihe cyo gukurura amatiku, ntabwo ari igihe cyo kubeshya abantu ngo Imana iravuze kandi itavuze, ntabwo ari igihe cyo guteka umutwe uwo ari wo wose. Ni igihe cyo kwegera Imana isumba byose iri mu ijuru. Icyo gihe cyarabaye, cyari gihagije. Imana ibabarira babikoze, kandi Imana igirira imbabazi ababeshye ko ivuze itavuze. Imana nyir'ijuru n'isi nibatabare ibarengere, kuko igihe turimo ni igihe nyine cyo kuduhinyura. Turi guhinyurwa, abanyamahanga barimo baradushinyagurira. Ntureke abo umwandu wawe bashinyagurirwa. Ngo iki cyifuzo muhawe cyo gusengera ni ukubwira Uwiteka ngo Uwiteka ntureke abo umwandu wawe bashinyagurirwa. Wavuye ngo ko musenge Imana, ngo mva ko musenga, ngo Imana iri he, ngo mva ko ngo mwahanuye ngo bizagenda gutya, ngo biri he. Mwinginge Uwiteka Imana twe gushinyagurirwa. Reka rero dusoze na ya mirongo nababwiye tuvuga ngo maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Ahubwo ingabo z'ikasikazi nzazishyira kure yanyu, nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kirimo ubusa, iz'imbere zigwe mu nyanja y'iburasirazuba n'iz'inyuma zigwe mu nyanja y'iburengerazuba. Kandi kunuka kwazo kuzazamuka, kandi umunuko wo kubora kwazo uzazamuka, kuko zakabije gukora ibikomeye. Imana yacu tugire neza. Ikintu ushorejeho cya karindwi ni uko hari ingabo z'abanyamahanga. Izo ngabo rero z'iyo ngiyo mu majyaruguru, aho bita ikasikazi ni mu majyaruguru, ikusi ni mu majyepfo. Burya ikusi nusoma biri ukabona ahantu handitse ngo ikusi, ujye umenya ko ari mu majyepfo, ikasikazi ni mu majyaruguru. Izo ngabo rero zo mu majyaruguru zihaye gukora ibikomeye. Numvise ngo zisigaye zikora n'ibitwaro zikabyita Satani. Izo ngabo zihaye gukora ibikomeye. Nidusenga tukegera Uwiteka,
nk'uko bano babikoze. Buriya aya magambo ni igisubizo cy'aya masengesho uyu muhanuzi yahamagaraga ngo abantu basenge. Ubu buhanuzi rega ntabwo buriya bwagiye buza umunsi umwe, bwandikiwe hamwe ariko ntabwo ababuhanuye bagiye babuhanura umunsi umwe. Buriya abantu barabanje barasenga, aba yabwiye gusenga barabanje barasenga, bamaze gusenga nibwo yazanye buno butumwa noneho buvuye ku Mana, ngo Imana ngo nuko Imana igirira ishyaka igihugu cyayo, ngo irongera ibagaruka irababwira ati noneho ndaje mbahe amavuta, mbahe vino, ndaje mbagirire neza, ndaje mbatabare, kandi n'izo ngabo zari zibateye ubwoba zo mu majyaruguru nzisunike, zimwe nzohereze mu nyanja, mbese buri ngabo zose ngo izi kasikazi ngo nzazishyira kure yanyu, nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kirimo ubusa, iz'imbere zigwe mu nyanja y'iburasirazuba n'iz'inyuma zigwe mu nyanja y'iburengerazuba. Iburasirazuba hari inyanja n'iburengerazuba hari inyanja. Izo ngabo ziri aho ngaho muri ayo majyaruguru, nidusenga Imana izazirukana, izazisunika igende izitsinde mu nyanja. Imana izabikora, ibifitiye ububasha nituramuka dusenze. Kubera iki? Zakabije gukora ibikomeye. Rega zakabije gukora ibikomeye, kandi Imana ariyo ubundi isanzwe ikora ibikomeye. Ese wakora intwaro ukayita Satani, ukavuga ngo iyo ntwaro uzayirashisha, hanyuma Imana iba itsinzwe na Satani? Erega ntabwo umuntu yarangiza isi, ntabwo umwana w'umuntu yashyira iherezo ku isi, ntabwo icyo gihe isi ntiyaba igifite umuremyi. Ubwo icyo gihe uwo muntu warangiza isi yaba abaye umuremyi wayo. Ariko se mwebwe abizera mumeze mute? Murumva koko hari umuntu ufite intwaro yarangiza isi? Ubwo se urumva yabasha kuyirashisha? Ntabwo yabasha kuyikozaho urutoki, kuko iyaremye isi ni nayo ifite urufunguzo rwo kuyirangiza. Iyicara kuri ya ntebe itaravuga ngo birarangiye, isi iracyariho. Abafite ubukwe nimugende mubutegure mushyingirwe, abafite ubucuruzi murangure mucuruze, abafite imirima nimuhinge, abafite ibyo mukora nimukore, abafite inshingano nimurangize inshingano, mushyire abakuru b'itorero mu bice bimwe na bimwe by'itorero, kubera yuko ntabwo umuntu nubwo yakora ibikomeye agakora n'intwaro akayita Satani, ntiyashyira iherezo ku isi. Genda bikubwiye, kandi niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo zakabije gukora ibikomeye. Imana izazisunikira mu nyanja y'iburasirazuba, izindi zisunikire mu nyanja y'iburengerazuba. Ibyo ngibyo Uwiteka azabikora nidusenga. Mureke twongere twinginge Imana, ndabinginze, mureke twongere twinginge Imana, mureke twongere tugaruke twinginge Imana. Nubwo korona virusi yari impitanye mu masengesho y'ubushize, ariko n'ubu ndumva gishaka kongera gusenga. Mureke twongere twinginge Imana itugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana, shoboza umuntu wese gufata umwanya wo kukwegera muri iyi minsi ibanziriza Pasika, kugira ngo tukugarukire, tuguhindukirire, utugirire ibambe, kuko ushaka ko tugaruka, kandi tukagaruka n'imitima yacu yose, tukiriza ubusa, tukarira, tukaboroga, tukakwizera, tukakwiringira kuri umunyembabazi, kandi ko ushoboye kutubabarira, ko ushoboye kutwiyegereza, ko ushoboye kudukiza, ukadukizanya n'abatambyi bacu, aribo ba bishopu, aribo ba ntumwa, aribo bashumba bakuru, aribo bashumba Mana, ukadukizanya n'ababwirizabutumwa, abigisha ndetse n'abahanuzi, ukaturengera, ukadukiza ingabo z'amajyaruguru. Ingabo z'amajyaruguru zirimo zirakora ibikomeye, ariko wazisunikira mu nyanja y'iburasirazuba n'iy'iburengerazuba. Ibyo wabisohoresha umwete wawe. Ndagushimiye kuri Imana yumva, nyemerera ukuboko kwawe kwiza ku buryo kubane n'umuntu wese ugiye gufata uyu mwanya wo kukwegera, kugira ngo tukwegere, tukugarukire, nibura wa munsi mukuru mwiza twibuka ko waducunguye, wa munsi mukuru mwiza uba ku munsi wa mbere w'icyumweru, ku munsi wa mbere w'icyumweru, ku munsi wa mbere w'isabato. Uwo munsi uzagere nibura dufite ibihe byiza, kandi dufite n'ibyiringiro byo gutabarwa. Ndagushimira aho ugejeje ukora, kandi ndagushimira ko uri Imana izakomeza kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose hirya no hino ku isi. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.